Umujyi wa Kigali uri mu bigaragaza intambwe u Rwanda rwateye nyuma y'imyaka 25 yo kwibohora. Ibikorwa remezo birimo inyubako zari z'ubucuruzi cyangwa iz'inzego zimwe za leta byagiye bihinduka mu buryo budasubirwaho. Rwagati mu mujyi wa Kigali habonekaga inyubako ziciriritse. Zimwe mu zo twavuga ni nk'ahari icyicaro cy'ikigo cy'ubukerarugendo cyitwaga ORTPN. Aha ubu hubatse Ubumwe Grand Hotel. Ahahoze iposita naho hari igorofa y'ubucuruzi Peace Plaza. Kigali City Tower ni imwe mu nyubako zigaragaza isura nshya y'umujyi wa Kigali muri iyi myaka 25 u Rwanda rwibohoye. Mbere ahangaha hahoze ikigo abagenzi bategeragamo imodoka, ku mpande zacyo hakaba harabakorerwaga ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ariko ubucuruzi busa n'ubwakorwaga mu kajagari ku buryo ndetse bitanatangaga umutekano usesuye, haba kubabukoraga ndetse no ku bantu bashobora kuhanyura, baba abahaha ibintu bitandukanye ndetse n'abagenzi ubwabo. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali kandi hari imiturirwa myinshi ikomeje kwiyongera, bituma Kigali y'ubu irushaho gutandukana n'iyo hambere. Nk'undi muntu wari hano mbere ya jenoside ubu akaba yagaruka, ashobora kubiberwa ko ari Kigali, haba mu ishusho ya Kigali, haba no mu ishusho y'abantu cyangwa se n'ubuzima uko twabagaho, uko abantu babagaho, n'ishusho muri rusange yuko umujyi umeze, imyubakire, imiturire, imihanda, ntabwo wabona uko bigereranya mu by'ukuri. Mushatse kugereranya ibya mbere ya jenoside n'ibyo mu myaka 25, ubirebye wasanga ari nk'inzozi. Oya, ye ntikirije Kigali y'ubu, bitambona iyi nzu utararama ngo urebe hejuru ahahoze gare, ngatekereza na zino inzu ziri haruguru ahahoze amaposita, ariko icyo gihe kera nta kintu, nakubwiye ko nta kintu cyari gihari. Urwego rw'amahoteli ruri mu zabayemo impinduka zigaragara mu myaka 25 ishize, kuko mbere y'umwaka w'1994 Kigali yabarirwagamo hoteli 16 gusa, ariko ubu hari izigera kuri 245 zifite ibyumba bisaga 6,000. Mu rwego rw'ubucuruzi mbere y'iyi myaka 25 ishize bwakorwaga hanini n'abanyamahanga, ariko abanyarwanda bishyira hamwe bagakora ubucuruzi bwagutse, bakanubaka ibikorwa remezo bikenerwa muri uru rwego. Mbere ya 1994 muri Kigali harimo amasoko atagera ku 10 n'ayaciriritse, ariko ubu hari amasoko 65. Aya arimo isoko rikuru rya Nyarugenge, kuri ubu rifite isura nk'itandukanye kure niyo ryahoranye mu bihe byo hambere. Mu mujyi rwagati ndibuka neza ko hariho rira soko, isoko ryarimo ibivumo, ariko ubu ngubu nahabonye imiturirwa y'isoko. Ubundi kubakira amasoko bije muri iki gihe. Uretse inyubako, ibindi bikorwa remezo byahinduye isura ya Kigali ni imihanda. Mbere ya 1994 imihanda ya kaburimbo ntiyarengaga 7 mu mujyi wa Kigali, ariko ubu Kigali ifite ibirometero bikabakaba 500 by'imihanda ya kaburimbo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali akavuga ko ubuyobozi bwiza u Rwanda rufite muri iki gihe ari bw'igihugu muri rusange yikesha iterambere. Mu buryo bw'imiyoborere nuko abayobozi ibyo bakora byose babikora bitwararika ko bagomba kubibazwa, bakabisobanurira abaturage babikorera, ariko bakabisobanurira n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Ikindi gitangaza abazi Kigali mu myaka ya kera ni isuku igaragara hirya no hino muri uyu mujyi. Bakemeza ko bigoye kugiranya isuku muri Kigali kera n'ubu ngubu. Ngubu isuku hari nyine ntabwo ushobora kuva nkeka ko nk'uwagiye hanze muri imyaka ishize yagaruka akagira ngo yibeshye ko atari Kigali. Nge nicyo ko nkeka. Urabona nk'ubu ngubu hari abantu bagenewe gukora isuku. Kera nta babaga bagenewe gukora isuku, hari gukubura imihanda, kujugunya ibintu by'imyanda aho umuntu abonye. Ibyo kera nta babyitagaho, saga amasasha gauche à droite, ugasanga ibyo kurya byasagutse babijugunyaho, nta muntu wakubura ntacyo. Ariko ubu no kubishyira muri politike kugira ngo bibe nk'ikosa gujugunya ikintu cy'umwanda, nabyo urumva ni amajyambere akomeye cyane. Ahangaha washaka kwihagarika yahagaragwa uruhande rw'ibitaka ihagarika. Rwero rusange se bwari wabutubatse inzu kuba ku rwero rusange. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwemeza ko iri terambere rizakomeza kwiyongera, kandi biteganywa byose bigakorwa hitawe ku byiciro byose by'abaturage. Turashaka Kigali abayigenderera, abayituye bo mu byiciro byose by'ubushobozi bw'ubukungu bibonamo, kuko umujyi ntawe udakenera.
babe abishoboye, babe abafite ubushobozi buke ariko bafite serivisi, bafite akazi bakora kagize icyo kamarira igihugu. Bose turabakeneye kandi dukeneye ko batura mu mujyi wa Kigali. Izi mpinduka zabaye mu mujyi wa Kigali ziri mu byatumye umubare w'abayituye ukomeza kwiyongera. Mu 1994 umurwa mukuru w'u Rwanda wari utuwe n'ababarirwa mu bihumbi 600 kandi bari biganje mu miturire y'akajagari. Ariko kuri ubu abayituye bagera kuri 1,100,000. Mu cyerekezo 2050 biteganyijwe ko Kigali izaba ituwe na miliyoni hafi 4 kandi isura y'umujyi ikazakomeza gutera imbere bigendanye n'igishushanyo mbonera kiri hafi kurangira kuvugururwa. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.